Muraho neza abakunzi ba Esther's Hobbies, nanjye ndabakunda ukuri kandi bivuye ku mutima. Niyo mwaba batanu, niyo wandeba uri bangahe, ariko upfa kuba wandebye, ndagukunda nubwo mba nakuzi. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kuganira ku myitwarire cyangwa ku bintu umumama umaze kubyara abazwe agomba kwirinda kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, kugira ngo atazagira ikibazo gikomeye nyuma yo kubyara. Hano rero ikintu cya mbere ugomba kwirinda, irinde guterura ibintu biremereye. Ahangaha uri guterura ibintu biremereye kubera ko igisebe cyawe kiba kiri hako ku nyama zo mu nda, ku gice cyo mu nda, namwe murabizi. Rero iyo uteruye ibintu biremereye mbere y'ibyumweru 6 utuma ubabara, cyangwa kikaba cyashwanyuka cyangwa se kikaba cyafunguka, ari byo gushwanyuka nari mvuze, kubera ko iyo uteruye muzarebe, iyo uteruye nk'ibyuma n'amva bakora abdomino bashobora guterura ibintu biremereye ukabona mu nda no n'inyama zo mu nda zirakuze. Ntabwo ari byiza guterura ibintu biremereye nibura hatarashira ibyumweru 6 ubyaye ubazwe. Ikindi, irinde kwanga gufata imiti baguhaye, imiti baba baguhaye yo kugukiza kurinda ama infection cyangwa se ituma utagira ububabara. Kenshi ama infection basigaye bayigutera bari kukubaga, noneho bakaguha imiti yo kukurinda ububabare. Cyane cyane hari n'igihe ushobora kwigura antibiotique nta kibazo ubishatse. Ni byiza rero gukomeza kuyinywa kugeza igihe irangiriye, hanyuma ukaba bishobotse ukaba wanabaza muganga nimba yaguhindi cyangwa warekeraho. Ikindi, ugomba kwita ku mubiri wawe, amakuru umubiri wawe uguha, nimba ubabara, nimba ubona hari ahantu habyimbye, nimba ugize umuriro, mbese ugomba guhita gukurikirana amakuru y'umubiri wawe, uko umubiri wawe umeze, ugahita uba wajya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo hari ububabare ushobora kumva wenda bitewe n'uko wikubaganyije ukoroka, ariko ugomba gukurikirana igisebe cyawe ukareba impinduka kigira, mbese ntiwange kukireba, ukakireba nibura muri rimwe ku munsi, ku buryo urebana nimba hari sinye z'ama infection zigiye kuza, nko kuba hatangira gutwira cyangwa hazamo amashyira, ugomba kubireba buri gihe. Ikindi, irinde kwambara imyenda ikwegereye, kubera ko imyenda ikwegereye ishobora gutuma igisebe cyawe inyama zo mu nda zibyiga kandi igisebe kitarakira, kandi ishobora gutuma ugira icyuya, ukabira icyuya muri hantu handi ku gisebe, kubera ko n'igisebe kenshi inda iba itaraba no iba yubitseho. Ugomba kwirinda ko hazamo icyuya kubera iyo myenda ikwegereye. Ikindi, irinde koga ubundi n'ibinayemewe muganga atarakubwira igihe ushobora kogera. Noneho rero nyuma y'uko akubwira icyo gihe cyo kogera, irinde kuhashyira amaga cyangwa se kuhashyira amazi cyane. Ugomba kuhanagura n'udutambaro twabugenewe wenda washyize mu muti baguhaye, cyangwa uzi ko twumutse, ugahanagura, ukirinda kuhakuba, mbese ukirinda no kuhageza amazi. Ikindi, nimba ushanze gutwara imodoka, irinde gutwara imodoka ukimara kubyara. Nibura tegereza hagati y'ibyumweru 4 na 6 ubone kuba watwara imodoka, kubera ko mu nda yawe haba hatarakira, no kwambara sentire no kugira ibiki ntago ari byiza. Ikindi cya 7, irinde guhita wumva ko ugomba gukora ama exercice cyangwa se imirimo yo mu rugo. Rwose iyo wabyaye neza, iyo babazwe, iyo uri kunywa imiti y'ububabare, ushobora kumva nta kibazo ufite, igisebe kitakubabaza, cyane cyane iyo ubazwe bwa mbere. Ntabwo rwose uba wumva ububabare cyane, ukaba wumva wakora ibintu byose. Ntabwo ari byiza guhita ubikora. Bino bintu byambayeho, numva nkomeye, nta kibazo ndabikora, ariko nyuma yaho ugira ikibazo cyo kurwara umugongo, bikaba byakugora. Irinde rero guhita wumva wakora amasiporo, wumva wakora imirimo yindi, ahubwo tembera gake gake, uzenguruke mu nzu. Nanone kuryama ntabwo ari byiza, ugomba kujya ubyuka ukatembera, utumuvoma duto cyane ushobora gukora. Ikindi cya 8 ni ibintu 10 ugomba gukora. Ntabwo irinde, mbese wikwiyima amarangamutima, kwasika mbivuge gutyo. Don't ignore emotional healing. Wenda hari umuntu ushobora kubyumva neza kurushaho. Ngo hari igihe ushobora kubabara,
kugira ibiki, ugomba kubyakira, kubyumva, ukabifiringa, wibyanga ngo kuko uko wanga kubifiringa bishaka kuguteza ikibazo. Ahubwo nimba umuntu akubabaje, babara emotion, gira emotion. Nimba wishimye, nimba ari uguseka useke, ariko mu gihe ushaka guseka ufate nk'umusego uwushyire munsi y'inda uryamiye urubavu, useke buhoro buhoro rwose. Emotion zawe zibivuga ngo mwinsetsa ngo kugira ngo nababara, ahubwo hoya. Emotion nawe zo zituma ukira neza, zikaba zatuma utahiranwa n'agahinda cyangwa ukagira ya depression iza nyuma yo kubyara. Icya 9, ugomba kurya neza, kurya indyo yuzuye, kuko ibiryo cyane cyane bifitemo amaproteine, amafibre n'amavitamine, ugomba kubirya cyane. Nk'amagi, ibishyimbo nabyo ariko ukabyirinda, ukareka kurya ibishyimbo byinshi kuko bifite gaze nyinshi nayo ishobora kugutera ikibazo. Ukarya imbuto n'imboga kugira ngo bikurinde amakonstipation, ukanywa n'amazi. Ugomba kwirinda kugira constipation. Ikindi cya 10 ari nacyo cya nyuma, irinde kwigereranya n'abandi ngo uvuge ngo kanaka yarabazwe ahita akira. Buri wese aratandukanye, uko tutareshya, uko tudasa, uko tutavukira igihe kimwe, mbese buri wese aba afite igihe cye, nubwo haba hari igihe bagennye ariko buri wese agira igihe cye. Ni byiza rero fata igihe cyawe, wishimire umwana wawe, kandi ujye ureba gusa ko nta kibazo kindi ufite, kuko akenshi uwabazwe rimwe akira vuba, ntabwo wakira rimwe n'uwabazwe rimwe wowe ubazwe gatatu. Ahubwo rwose ihangane, wumve ko iki gisebe kizakira, siwe wa mbere si nawe wa nyuma, kandi buri wese arakira. Ahangaha rero nasoza mbaha kandi gatipu ngiye kamfashije. Nigeze mbagwa bwa kabiri, hatangiye nagiye kubona mbona wagira ngo hatangiye kuba haza infection, hari akantu kamwe karimo dushyira. Icyo nakoze, nari maze igihe kwa kundi abantu bagusura ukicara bla ukavuga, mfata umwanzuro wo kutazongera gusohoka mu cyumba cyane, nkajya ndyama ngaramye kuko nyine inda yari nini, nkagarama nkasa nk'uyireka, nkareka kuharyamira kugira ngo hatajyamo icyuya. Byarakize, nta kindi complication yabaye. Uruvuga ngo iyo hajyamo icyuya ntabwo hakira vuba. Ni byiza kuhareba ukaba wagarama, wenda nimba ufite inda izi kubika. Akenshi iyo wicaye nk'umuntu wabyaye, akenshi iyo wicaye indiraza na hano babaga hakaryamira, hakaba hazamo icyuya. Ni byiza rero kuba wareka hakajya hasirikiramo umwuka. Murakoze rero, nubwo wabazwe, ishimire ko umubiri wawe wabazwe ariko havuyemo umwana w'ingenzi, havuyemo mwiza, havuyemo umutoni, havuyemo imara agahinda yawe. Ishime kandi icyo gikorwa wagezeho. Uri umumama, mbuze ukuntu mbivuga, uri umumama w'intwari, uri intwari kandi uri mama, uri nyina w'umuntu. Tekereza, ihangane, niko byagenze kugira ngo ubone umwana, kandi uwabigukoreye nta kindi kintu yari agamije, ni ugukiza ubuzima bwawe n'umwana wawe. Kandi mwese muriho mwishimye, kandi kubagwa rwose ni ubuzima nyine buba bugoye, ni ubumuga uba ubonye, ariko ubuzima burakomeza. Niba rero wakunze ino video yacu, duhe subscribe, duhe na like, duhe na comment, kandi naho utaha muri video itaha ntuzacikanwe n'ibyiza biba kuri Esther's Hobbies.